Ikaze mwese muri iyi video ngende twa mupenzi wacu mu bijyanye n'imibanire ubuzima iterambere ndetse n'imibereho myiza. Tugiye kugaruka ku isuku y'imyenda y'imbere. Isuku y'imyenda y'imbere turareba umuntu ugomba kuyitaho, ninde uyitaho, mbese niba muri couple ninde ugomba kwita ku myenda y'imbere, niba uri single ninde ugomba kwita ku myenda y'imbere, niba ufite abana ba ninde ugomba kwitira ku myenda y'imbere. Ibyo bintu byose ugume ku murongo tugomba kubivugaho. Nganira n'umudamu umfasha amasuku muri weekend yambwiye ikintu gituma ngomba kugaruka kuri iyi ngingo. Hari ahantu bigeze gutanga ikiganiro nigisha uburyo abantu bagomba gukora amasuku y'imyenda y'imbere. Imyenda y'imbere si ukuvuga amakariso gusa, ni ukuvuga n'amasengeri, amasogisi, amasutiye. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Uwo mudamu yambwiraga ukuntu umudamu ajya gukorera amasuku, nta kazi agira, yirirwa mu rugo akajya mbese abyuka ari mu rugo nta kazi agira, akamuhamagara ngo aze amukorere amasuku. Ubundi afite n'umukozi, birumvikana umukozi we rero ngo ni umufurira amakariso, afura amakariso ye, agafura n'amakariso y'umugabo, ni nawe umusasira icyumba cye ye. Ni rero kugaruka kuri iyo ngingo, kuko naho natanze ikiganiro ubushize hari ababyumvise nabi, bumva ko bagomba kujya bavanamo amakariso bakayashyira hariya bakazayafurira rimwe. Oya, si icyo ngicyo. Niba ufite akazi, ni urugero uzinduka mu gitondo ujya ku kazi, ugiye muri dushe wirukanka, amakariso yawe ntuyasiga muri dushe ngo umukozi aze kuyafura. Ntuyasiga, yaba amakariso yawe, yaba amakariso y'umugabo wawe, yaba amakariso y'abana bawe, ugomba kubatoza uburyo bagomba kubyitaho, ku buryo rwose niba udafite umwanya yivuguta uko ubonye, kuko iyo uvugusa uko ubonye burya ikariso ntabwo bikeye. Wivuguta uko ubonye ukayanika, ufite ahantu ugomba kuyanika. Ubundi n'iz'umugabo wawe, n'umugabo wawe ugomba kwivugutira ikariso ye, akayivuguta uko abonye wenda, ubundi mukayanika ahantu hamwe. Wenda niba mufite dushe yanyu mwenyine, mufite ahantu mugomba kuyamanika aho muri dushe akuma, cyangwa se mufite ahantu mugomba kujya kuyanika mu gikari, sinzi aho muyanika. Ariko amakariso iyo yifuza uwo mwanya wihuta ntabwo icya, wivuguta uko ubonye, ukazazi no wivuguta uko ubonye ukamenya aho ugenda uzibika. Noneho muri weekend ufite umwanya ukazinika wenda nko kuwa gatanu nijoro, bugacya mu gitondo ukazifura zose uko zakabaye. Nibivuze rero ko niba uri umugore ari we ugomba gufura ayo makariso yose, yawe n'ay'umugabo, n'umugabo nawe aba agomba kuyafura. Ashobora kuyafura rwose niba udafite umwanya, cyangwa se niba unarwaye, niba udahari, umugabo wawe akayafura. Urayinika, cyangwa se n'umugabo akabyibwiriza akayinika, ubundi akayafura akaza kuyanika noneho ku zuba, mukazabona noneho kuzayakoresha ariko yarakeye neza, asukuye neza. Uwo mudamu rero we noneho ni igitangaza, yirirwa mu rugo, nta kazi afite, ahora ari mu rugo, mbese abyuka ari mu rugo, umugabo akajya ku kazi, yarangiza amakariso ye agafurwa n'umukozi, agakuramo ikariso ye agashyira hariya, umukozi akaza kwifura. Niyo umugabo gutyo noneho akajya no kumusasira mu cyumba. Si ubwo aba akora iki? Nabajije uwo mudamu wabimbwiraga na maso, we akora iki hagati aho ngaho? Aba ari mu rugo akora iki? Ntasasa icyumba cye, ntakoropa icyumba cye, ntafura amakariso, ntagira gute, ntafura amasengeri yewe n'amasutiye ngo arayamufurira. Byose ni ukuvuga ngo ibintu byose ni umukozi ubimukorera. Icyo gihe nibajije ikintu akora kiranyobera. Badamu rero byahise bimbabaza cyane, ndavuga nti reka mugaruke kuri iyi ngingo. Badamu rero dufite mu buryo twe tugomba gutanga gahunda y'ibikorwa mu rugo rwacu. Niba udafite umwanya, nakubwiye ukuntu ubigenza, uvanamo ikariso yawe ukayivuguta uko ubonye wihuta, ukamenya aho ugomba kuyanika. Ntuyisiga muri dushe ngo umukozi aze gukoropa ihari, cyangwa se aze no kwikoropesha, nk'uko nabibabwiye muri video nigeze gutambutsa. Yewe ugomba kubyitaho, ukavuga uti niba nihuta ndayivuguta uko mbonye, nzazivugute neza muri weekend. Niba se utajya ku kazi, niba nta kazi ufite ubwo mu rugo rwawe, tunganya abana bawe niba ubafite mu gitondo, nawe numara kubatunganya, yewe ibyo byose ubyiteho. Urahari noneho uri mu rugo ufite umwanya wose urambuye, nta mpamvu yo kubwira umukozi
byonyine icyo kintu cyo kubwira umukozi ngo agufurire, yaba umukozi yaba undi wese, yaba n'umuvandimwe wawe, hari ukuntu bamwe na bamwe baba bafite barumuna babo bakaba wenda babana mu rugo cyangwa se basaza babo, ntabwo ugomba kubwira umuntu uwo ari we wese, yaba umukozi yaba undi muntu uwo ari we wese ngo agufurire mu kazi cyangwa se agufurire amasutiye cyangwa se agufurire n'iyo myenda y'imbere yindi, amasengeri iki. Yego wenda amasengeri umukozi ashobora kuyafura, ariko wibuke ko amasengeri yafuzwe nabi arapfuba, ugasanga noneho niba yari umweru yafashe irindi bara. Ugomba no kubyitaho ukabimenya, noneho wowe uri mu rugo, cyane cyane wari mu rugo, kuko iyi ni cyatumye ngaruka kuri iyi ngingo. N'uwo mudamu wirirwa mu rugo udafite akazi, umugabo akajya ku kazi, ubundi akicara aho ngaho mu rugo akabwira umukozi ngo mfurire amakariso, nkoropera icyumba, nsasira. Ibyo bintu byose ni ibintu umugore agomba kwitaho. Ni ibintu icyumba cyanyu mbere ya byose ni icyumba ugomba kwitaho. Nta wundi uwo ari we wese, yaba umwana wawe yaba umukozi wawe yaba umuvandimwe wawe, nta wundi uwo ari we wese ugomba kukikwitiraho. Noneho wicaye mu rugo rero uyu mukozi ngo genda ukore, genda usase, genda ufure amakariso yacu ayawe n'ay'umugabo. Niba uri mu rugo ibyo byose byiteho. Niba uri mu rugo rwose ufite umwanya urambuye, amakariso mwakoresheje umunsi w'ejo uyafure, uyanike ku kazuba, uze kuyatera ipasi uyabike, gutyo. Abayafurira rimwe ni abantu badafite umwanya, ariko nabo ntabwo bayakuramo ngo bayarunde hariya atavuguza. Niba udafite umwanya uyavuguta uko ubonye, ubundi ukamenya aho uyanika. Niba ufite dushe yawe nk'uko nabikubwiraga, ukayanika muri dushe yawe akumiramo, kuko ntuba hari buze kujya kuyajyana ku kazuba, ubundi ukazayafurira rimwe muri weekend neza. None icyo gihe iyo wafuze nabi ntabwo muyakoresha. Ufite ahantu yabika, ukazageza wenda kuwa gatanu n'umugoroba ukayinika neza muri omo cyangwa se mu isabune ukoresha, ariko ukazayafura neza noneho witonze agacya, ubundi ukayanika ku kazuba. Noneho yaba ari menshi yaba ari angahe, ukayanika ku kazuba, ubundi ukazayanura, ukayatera ipasi, ukayabika, ukajya muyakoresha ameze neza. Nibyo binatuma wirinda uburwayi bwinshi buturuka ku mwanda w'imyenda y'imbere, bituruka ku mwanda w'amakariso. Tujye tubivuga uko tubyita. Icya mbere, iyo ubikoze gutyo ntuba wiyubashye, kandi ntuba wubashye n'uwo muntu ugiye kugufasha ibyo bintu. Rero reka twikosore, reka duhindure, dukore mbese tumenye icyo tugomba gukora. Kumva wirirwa mu rugo ufite ibintu byinshi ugomba kugeraho, ibintu byinshi ugomba guhindura mu rugo rwawe, kuko urahari noneho urahibereye. Abadahari rero nabo siko mugomba kubigenza. Niba n'abana banyu mugomba kubibatoza, abana bakamenya ko imyenda y'imbere yawe bagomba kuyitaho, bakayisukura neza. Niba bajya kwiga, niba bihuta bagira bate, ugiye koga nijoro akayifura neza, cyangwa se nawe akabigenza gutyo, akazivuga utwo abonye ko abana ubundi baba bafite umwanya, bagomba kuzivuguta neza bakazikesha. Ubundi gusa iyo amakariso utayinitse akenshi ntabwo acya rwose. Ibyiza rero ni ukuyinika, ariko nkaho uri mu rugo uba warayinitse, ejo ukayafura ukayanika ku kazuba. Rero birababaje cyane kumva umuntu w'umudamu ashobora kubwira umukozi ngo ajye kumukoropera icyumba, cyangwa se abwira umukozi ngo ajye kumusasira ntacyo arwaye, atarwaye umugongo, ataracitse umugongo, ataragize gute. Icyo gihe iyo urwaye umugongo, umugabo niwe ubikora. Umugabo niwe ukoropa icyo cyumba, umugabo niwe usasa icyo cyumba, umugabo niwe ukora ibyo bintu byose. Icyumba cyanyu kiba ari icyumba cyanyu, amakariso yanyu ari amakariso yanyu. Buri wese, yaba uri single utarashatse, yaba uri umwana ufite imyaka ushobora kwikorera isuku, ugomba kubyitaho. Nta wundi muntu ugomba kukwitira kuri ibyo bintu. Icya mbere, ntuba wiyubashye wowe ubwawe. icya kabiri, nta nubwo wowe wubashye uwo muntu ugiye kubigukorera, cyane cyane ko n'abo bantu mubwira kubibakorera ubwabo nabo baba bumva mubasuzuguye, ku buryo bafata n'imyanzuro mibi yo gushyira mu rusenda cyangwa se yo kubikoropesha ukazacyambara. Niho hahandi usanga warwaye indwara utazi aho zaturutse, ugasanga niba muri couple, ugasanga umwe muritana wa mwana, niwe wazanye izi ndwara,
kandi byaraturutse ku mwanda wanyu wo kutita ku myenda yanyu y'imbere. Birababaje rero kumva iki gihe tukomeza kubivuga tukabisubiramo, ariko kugeza no muri iki gihe ni nabyo nabwiraga uwo mudamu, si ibyo bintu biracyabaho. Ntabwo niyumvisha ukuntu ibyo bintu abantu babyigisha, bigakomeza bikigishwa, ukabyigisha ejo ukabisubiramo, ukongera ukabisubiramo. Nakubwiye ko hari n'ahandi natanze ikiganiro cy'ibyo bintu, ariko bikageza aho ngaho abantu bagikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Birababaje rero no kwikubita agashyi. Ni iki cyari kinzinduye kugira ngo mbwire abantu, abagore benshi, abagabo benshi, abajene, urubyiruko, abantu bashobora rwose bafite imbaraga zo kwikorera, abantu bafite ubwenge, abantu n'abana bamaze kumenya ubwenge bashobora kwikoresha kubikosora. Ntihagire umuntu witira kuri ibyo bintu kuko birababaje. Nahara nshojeje video y'uyu munsi. Njye na Mpenzi Misango coach mu bijyanye n'imibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Komeza inzozi, kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.